comment. Comment for now, please. Mu mpamvu z'umutekano wawe? Mu mpamvu ko twaje gushyingura. So I won't make any comment for now. Thank you. Okay. Yeah, thank you. Wamusezeye? Yes, namusezeye. Nicyo uzibukira kuri Kizito Mihigo? Ubu ndumva ntari muri mood yo kuvuga. Okay. Agahinda byari
mugeriwe ugororerwa hazaza umunsi w'imanza uzaba yarakunze Imana rwose ntazakira ntazacibwa mu mashitani umunsi uzatoranya abawe Mana uzatubabarire abamarayika bazatumwa n'Imana kuzana rubanda ngo rukiranurwe umunsi uzatoranya abawe Mana uzatubabarire hazaza umuriro uvuye mu kuzimu n'ibyo munsi byose bizashira bwangu umunsi uzatoranya bawe Mana uzatubabarire abantu bazima n'abazaba bapfuye bazitaba Imana batinye imanza zayo umunsi uzatoranya abawe Mana uzatubabarire yeza azatunguka afite umusaraba utinyisha bose ababi n'abeza umunsi uzatoranya abawe Mana uzatubabarire abamugomeye azabashyira hamwe abamuyobotse
gushyira ukwabo umunsi uzatoranya abawe mana uzatubabarire yezu azagira ati muze ntore za data tugiye kubana kuko mwanyubashye umunsi uzatoranya abawe mana uzatubabarire maze azongera ati abangomeye mwese musange shitani kuko mwayikunze umunsi uzatoranya abawe mana uzatuba ibyo ushaka tutabyemera
kuri roho ndetse no ku mubiri, cyane cyane igikorwa cy'urukundo wadukoreraga wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe icy'indege. Kizito wagaburiye abashonji, gaburira bwite, ubwicishije bugufi ndetse n'ubwiyoroshye. Hari ubwo Kizito amasengesho yo gushima Imana iminsi 9, yabajije abari bahari, umwe mu bari bahari arabaza icyo wafuza ko gusabira. Uramubwira ati nzabira nzabitaje kuko biteze nabi. Kizito aramubwira ati manzi se nk'umuntu ukurikiza gusa nk'umukristo ubone gusaba abapadiri kugira ngo uzafashe abantu. Rero Kizito yari umuntu umaze gutoza kugira umuntu yo kuza kw'abakristo n'ibigenda twakurikizaho mu mugabo yacu. Kizito Mihigo rero nta muntu yabura ijambo amuvuga abandi. Kizito Mihigo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'imbabazi z'abantu no kubabarirana. Ndagira ngo nsoreze ku magambo ya Kizito bari ku munsi wa 4 w'amasengesho yo gushima Imana, avuga ati nzakwagurira amarembo y'umutima wanjye, nzakora urukundo ngufitiye, nzakwegurira ibitekerezo, nzaguha n'inganzo yanjye. Mwami wacu urahirwa wabatujyaniye Kizito Mihigo. Kizito Mihigo nyagasani iteka uruhukire mu mahoro. Kizito Mihigo rero kumuvuga mwamutandukanye n'inganzo, mwamutandukanye no kuririmba Imana, ntabwo mwamutandukanye na korali. Uhagarariye korali yatambuka akayibabwira akagerageza kuba bugufi. natwe rero umuryango w'abaririmbyi cyane cyane korali Nyange za Mariya, Kizito twifatanyije ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu guhimbaza isabukuru ya korali yacu. Kizito tumusezeyeho bwa nyuma twishimye kandi dukurikiza imbuto nziza yaturaze, ariyo urukundo ngo ruzaturage. Amwe mu magambo yakunze kutubwira yaravuze ati nimuzajyamo muri batatu mujye muvuga urukundo ndetse n'ubumwe. Icyo rero cyo cyifuzo ajyanye, kandi natwe umuryango w'abaririmbyi tuzakomeza kumukunda, kumushyigikira ndetse no gusubira mu bihangano byiwe adusigiye byuje ubuhanga. Mu magambo rero duherukana bwa nyuma yagiye adukundisha Imana. Turabyibuka neza ko hari abavandimwe bageze muri babiri aratubwira ati murabona sigaye bimba indirimbo nyinshi nziza, ariko icyo twifuza ni uko izo ndirimbo zajya zinjira mu mutima wanyu. Rero yifuzaga ko indirimbo twaziririmba ariko zikajya mu mutima wacu. Rero twarabimwemereye tuzakomeza kuzirikana urwo rukundo n'ubuhanga biri mu ndirimbo ze. Turababaye ariko turarihanganye, tuzi ko natwe umunsi wacu uzagira, cyane cyane twebwe abari mu muryango w'abaririmbyi turifuza ko gusenga kwacu kwajya koko kugendana n'amagambo tuvuga mu ndirimbo. Ni ubutumwa bundi yadusigiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2019. Nyagasani rero amahirwe ridashira, amahirwe iteka aruhukire mu mahoro. Dufite inshuti, abavandimwe bafite byinshi bavuga, ariko tubasaba ko kubera umwanya batwihanganira
ko umwanya w'ikindi cyicaro murakoze kuba mwaduhaye. Kristo yavuze none gufata umwanya kugira ngo bashimye ko mutabaye umuryango nyakwigendera abantu bacu siporo tushimira by'umwihariko abasaserdoti baje Imana isengesho rikuru Ukaristiya tugiturira nyakwigendera Kizito kugira ngo bashimire by'umwihariko Padiri Nyakwigendera Jean Bosco Padiri mukuru wa Paruwasi ya Gushyingura Kizito yego turi gutanga Ukaristiya kugira ngo bishimire buri ku mutima kugira ngo mubere turamushimira umugisha nziza tugejeje kugira ngo dushimire Padiri Nyinje. Padiri akaba ari umunyamabanga mu biro bya Papa mu Rwanda muri Ansiyature nagira amaruke tumusuhuze nawe tukaba tumushimira kuko mubizi Kizito yari inshuti uzi ko muri minsi ishize yatuye indirimbo Papa Francois turabishimira ko ibiro bya Papa mu Rwanda byabaye. Ndashimira Padiri Musenyeri Andre Habimana tukaba tumushimira nawe kugira ngo tumushimire kuba yarabanye natwe. Shimira Padiri wo muri Diyoseze avukamo akaba ari Padiri mukuru wa Katedrali Gikongoro nagira ngo tumushimire tumukore ku mutima. Nagira ngo nsabe abasaserdoti bose bahaguruke baje kwifatanya natwe kubwiriza nyakwigendera Kizito abahaguruka baturutse hirya no hino ari abo muri Diyoseze ya Kigali, mu Diyoseze hirya no hino mu Rwanda n'abahaguruke tubashimira. Murakoze. Turashimira abihayimana imbabazi z'abihayimana n'abicaye n'abahaguruke aho tubasuhuza kandi turashimire ababikira abafurere kugira ngo bahagurukire biciye mu turashimira. Nawe mwese rero murakoze turabashimira dushimira abari badufashije gutwita Ukaristiya turashimira umutima kugira rero kurangiza kujyanye sabe Padiri dutwita Ukaristiya Francois Aramubwira dukomeze impamvu gusezera nyuma kuri nyakwigendera Kizito. Murakoze rero mwese Imana ibahe. Bavandimwe muhagurutse dukore umuhango wo gusezera kuri umuvandimwe wacu tugiye kumusezera nyuma nk'umuhango ugaragaza urukundo twari tumufitiye tukagaragaza kandi ukwemera dufite ko turamusezeraho tuza agiye agiye mu biganza by'Imana ari hafi ya Kristo. Umuhango ukomeye icyizere cyo kwizera ko natwe tuzongera kumubona tugasangira nawe umunsi mwiza tukagengesana. Twikingane rero kwemera Imana yacu ko ibyari byose bibereyeho. Tugiye guhambura ribe gupfa umuvandimwe wacu Kizito dusabe Imana izamukura afite imbaraga imushyire mu mubare w'abatowe izamukire mu gihe cy'urubanza kugira ngo namara guturuka n'umwenda wose maze ategerezwe ibyishimo bidashira.
dawe mutagatifu turagushimira abari hano n'abapfuye kuko washatse ko umenya kwirinda Kristo aho ari wowe watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo urukundo rwo ku musaraba yababaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwo gushuka imbaraga yemeza ko tuzazuka. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu tugusaba tuje ubuvandimwe tuvuga tuti tukimukunze tukimushaka n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza. Ndongera gushima Imana kandi ko nyinshi akaba ari nayo mpamvu namwe musaba ko abamukunda mwese nimumurekure nanjye namufashe twe kwisubiraho yatubohoye. Ikindi nagira dushimire abasaseridoti n'abaturinzi Yeah.
nyakuri maze agirirwe mu byishimo bidashira ko bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugatekana mu bwaro mutagatifu uko ibihe birabisimbura iteka. Magambo Yesu Kristo natwe atubwire muko yabwiye umwazi kuko muri aka kanya twese dukutse umutima twese turabunza uwo mutima kubera ukwigendera kuri muvandimwe wacu Kizito Mihigo. Iri jambo rya Kristo rirarangira mu mitima ya buri wese muri twebwe, umutima uhungabanye bikomeye kubera urupfu rutunguranye, urupfu rubabaje rw'uyu muvandimwe wacu Kizito. Uburyo twabwumvise rwaduteye ikiniga ndetse tukabura n'uko tumubika kuko bitari bifite uruvugiro, kumva ko yiyambuye ubuzima byatumye ducika igikuba n'ubuhoro, ndetse na bamwe bashaka no kuvuga ko tutamuherekeza Gikristo mu gitambo cy'Ukarisitiya nk'iki. Ni ngombwa rero babanje kwirinda guca imanza kuko Kiliziya ni umubyeyi, Kiliziya ni umubyeyi w'impuhwe. Pawulo ati ninde washinja intore z'Imana, ninde uzaducira urubanza ko Imana yatanze umwana wayo akabitungura. Imanza zose guhana no guhemba ngo turirimba byeguriwe Imana yacu. Ni umunsi wo gutuza, si umunsi wo guca imanza, si umwanya wo kujya impaka z'ubudaca, ni umwanya wo kwegerana, ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo kwihanganishanya bamwe ku bandi kuko twese turashavuye, ariko by'umwihariko umubyeyi n'abavandimwe ba Kizito Mihigo turabihanganishije tubasubira muri iri jambo ry'umwami wacu Yesu Kristo wagize ati mwikuke umutima, nimunyemere mwemere Imana Data. Aya magambo yazibwiye igihe agize ati ni umwanya mutoya mukambona undi mukambura. Icyo gihe intumwa zacitse ururondogoro rwose. Nibwo rero azihumurije azibwira ati ndagiye ariko ndanaje, ndagiye ngiye kubategurira umwanya. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Ngiye kubategurira umwanya kandi nzagaruka mbajyane. Abasezeranije ikintu gikomeye, umwanya mu ijuru, umwanya hafi y'Imana Data, umwanya nk'ahantu, umwanya w'ukuntu, ndetse abasezeranije nk'umwanya w'igihe. Yesu ahangaha aratwibutsa ari intumwa ze kimwe mu bintu bikomeye biharanya mwene muntu hano ku isi, ari gakeya duha Imana umwanya kandi iyo yawuteguriye mu ijuru, umwanya wo kwitega amatwi, umwanya wo kubana nayo, umwanya wo kuyikorera.
ugasanga ntituwigirira rwose. None rero bidutegeranije umwanya igihe cyose, azi ko uwo mwanya uduhanya hano ku isi. Umuntu agahora ashakisha umwanya w'aho azajya aruhukira, umwanya uwamukunda akamukira mu mutima we, umwanya y'aho yajya ahagarara akirengera abantu bose bakamureba, umwanya wawo w'umutima tutabonera Imana umwanya, kandi iyo yaraduteguriye umwanya w'ubugingo bw'iteka. Ibyo byose Yesu Kristo aratubwira ati ibyo ni ibigita. Uwo mwanya wanyu hano ku isi uraraye yiriwe, ni nk'ururabo rutowe uyu munsi, ejo rukaba rwumagaye. Bavandimwe, uwo mwanya Yesu Kristo aturuhira hafi y'Imana. Umuhanga yatubwiye ko uwo mwanya ari no mu biganza by'Imana. Uwo mwanya ni ibiganza by'Imana. Twumvise igitabo cy'ubuhanga kitubwira kiti roho z'intungane. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Nta kibabarisho, nta gitotezo na kimwe kizazishyikira. Ku batabizi, ku biburabwenge bameze nk'aho bapfuye, barigendeye, barahanye, bagiye kure. Nyamara bavandimwe, iri jambo nyamara rikura umuntu yihebye kure. Nyamara kuko turareba umurambo w'umubare wacu Kizito hano muri iyi sanduku, tukumva ari kure yacu, tukumva yagiye, tukumva adahari. Nyamara iyi nyamara bibereye mu mahoro, kuko yakirasize, ahubwo ari mu mahoro, ari mu maboko y'Imana, ari kumwe n'Imana Data. Tuzi ukuntu yarwaye ishyaka ry'iyo Mana mu mpano nyinshi Imana yari yaramuhaye. Nubwo bwose ari mu gihe gito, imibare yacu nk'abantu, tuzi uburyo yayikoreye, tuzi uburyo yayihinduye, tuzi uburyo yayihinduye indirimbo kandi akayamamaza ku buryo bwose. Nyamara yibereye mu mahoro. Iyo nyamara ituma tugaruka ku rupfu rwa muntu rwateruye ari igihano cy'icyaha cy'inkomoko. Ariko tuzi ko Yesu Kristo yarutsiruye, yarugangahuye, rugahinduka umuryango, rugahinduka icyango kitwerekeza mu buzima buhoraho. Urwo rupfu ntirwadutandukanye n'Imana. Pawulo nibyo yatubwiye mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma, ni iki cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana? Ibitotezo se, inzara se, inkota se, byaba ubuzima bwaba n'urupfu, byaba hejuru, byaba iby'ikuzimu, byaba ibihangange, nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Bavandimwe, ayo magambo aduhumuriza, ayo magambo adutera imbaraga, ayatuma tuvuga nkayo bututi Nyagasani yari yaradutije, Nyagasani yisubije, izina ryayo risingizwe. Aya magambo rero yatumye turirimba n'Imana isingizwe mu ijuru, twishimira. Mutagatifu Agusitini niwe wandikiye inshuti ye yari yakujije umubyeyi we, aribwira ati wibabazwa n'uko yagiye, wibabazwa n'uko yapfuye, aho gushimishwa n'uko Imana yamuguhaye. Natwe mu mwanya
dushire Imana yaduhaye Kizito ikamuha umutoni wayo ikamuhunda ingeso nziza nyinshi ikamuhunda impano nyinshi nawe akayikundira akaziba mu bakristu akabiba ubukristu akera imbuto nyinshi. Tumushimira none ko amwishurije kuko niyo bari baramuremye yamuduhaye tutamusabye none amudukuyemo tutabigeni. Izina ryayo nisingizwe. Natwe rero tumumuture kuko yamuhisemo mu ituro yishimira, yamuhisemo mu itambo yishimiye. Uyu mwanya aragusaba kumumuhereza n'ibyo turo natwe twakundaga kuko Imana ayihita akunda. Tumuyirekurire maze aruhukire mu mahoro. Kuboneza imitima twibaza byinshi, agahinda ntabwo bikirana n'umuvumo kumumuhereza no kumuherekeza, ahubwo kwemera dufitiye Kristo waduhurije hano. Dusabe ngo tudukomeze maze iyi Eucharistia ntagatifu itubere twese isoko y'imbaraga, kandi yongere uyu muvandimwe wacu imbabazi z'ibyaha byose, amuhanagure amurira maze asangire na Kristo umutsindo yagize ku rupfu, maze abane nawe iteka ryose. Nyagasani iruhuko ridashira, maze umwire iteka aruhukire mu mahoro. Tugasangira umuvandimwe wacu Kristo n'ibyo, maze ugire urukundo rw'Umwana wa Yesu Kristo, umusangize umutsindo wa Pasika ye kubwo Kristo umwami wacu.
turakwinginga ibyago byose ibihe turimo ubisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugeze n'ingero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntimwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe bubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, babanye twifurizanye amahoro. Imana yacu mwisakaranya ry'Ukaristiya umwana wawe gusiga impamba muri urugendo turimo, ugirire iryo funguro maze umuvandimwe wacu Kizito Mihigo umuhe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka ko bwa Kristo nyine umwami wacu. Mwicare. Igitambo cy'Ukaristiya yahumuje, ariko mbere yo gusezera kuri uyu muvandimwe wacu tugiye kumva amagambo n'ubutumwa binyuranye kuri muvandimwe wacu. Uw'umuryango wateguriye kutubwira uko amagambo akurikirana niyigire imbere maze atubwire. Gutanga mu buryo bugufi no mu buryo bw'amahanga kugira ngo bahaguruke mu kiliziya tugana muri gahunda. Muri aka kanya rero twagira ngo twumve ijambo ry'umubyeyi wa Kizito Mihigo, tukaba twagira ngo atambuke agire icyo avuga. Yego kubona ikintu umuntu yavuga mu bihe nk'ibi birakunda, yari yaratsinze Kizito Mihigo ariko none kabira mu numva ari icy'agaciro tumwishyuye tukimukunze tukimushaka
n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza. Ndongera gushima Imana kandi ko nyinshi akaba ari nayo mpamvu namwe musaba ko abamukunda mwese nimumurekure nanjye namufashe twe kwisubiraho yatubohoye. Ikindi nagira gushimire abasaseridoti n'abaturinzi, Imana ibamugisha kandi ishima n'abandi bihaye Imana mu nzego zinyuranye kugira ngo umusabe umugisha ku Mana. Ndongera gushima namwe mwese muteranire hano uko mungana n'uko mwakunda mukaba mwakundiraga n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo turi kumwe haba mu byiza haba no mu bibazo, usibye ibyo bibazo ntari bifuza. Ndifuza ko tuzafatanya ibyiza, ariko ibibazo biramutse bije ubwo nyine turiho. Ikindi nakwemera kubabwira ni akantu gato. Murabizi yuko iyo waragiye inka, iyo nyirayagiye urayimusubiza ukamubwira uti yagiye databuja. Rero nanjye ndamumuhaye nk'uko yagiye ndamumushije. Ariko rero tugomba kumenya ngo hano ntabwo ari iwacu, nuko tubakunda cyane ariko ntabwo ari iwacu. Ikindi nongera kubabwira ni uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga, akadushishikariza urukundo, namwe mpamvu yari yarabibabwiye. None nagira ngo kubera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi. Nanjye ubwanjye nihereyeho, niba hariho nagiriye ikosa aho imbabazi ntangiye kuri uyu munsi, kandi twese dukorane urwo rukundo. Nkongera kubabwira ngo Imana ibamugisha mwese. Ndabireba ko mwaje muje kudushyigikira, ari abaduteye inkunga mu isengesho, ari abadaye ikiriyo, mwese n'abaduteye inkunga morali spirituwe ni byinshi sinashobora kubisobanura, ariko ndababwiye ngo Imana ibamugisha nicyo cy'ingenzi kandi gikomeye. Murakoze. arakoze birimo icyari kigizwe cyo guharanira amahoro. Yari afite umuryango witwa KMP Kizito mu bwoko bwa pe, ari uhagarariye yatangira ngo atambuke muri icyo tugezaho mu magambo avunaguye, dore ko mbona umwanya uri gucika. Kristo yazavuzwe kuri uyu munsi duherekeje umuvandimwe wacu, inshuti yacu ndetse n'umubyeyi wacu Kizito Mihigo. Turashimira Imana, ntabwo mvuga byinshi. Nkatwe tugize umuryango yari yashinze wa KMP uvuga Kizito Mihigo Populape, turashimira Imana kuko yamuduhaye ikamuha ingabire yo kutugezaho byinshi, ikamuha ingabire
ubwo butumwa bwiza bw'amahoro twabaye muri byinshi ariko muri byose yatweretse Imana rero yaramuduhaye mu gihe cyayo kugira ngo akore ubwo butumwa igihe rero cyageze kuko igihe cy'ubutumwa Imana yagombaga kumuha cyagiye iramwishubije kugira ngo ajye gukomereza ubwo butumwa mu ijuru. Turashimiye Imana rero yadukoreye igitangaza gikomeye ikamuduha kandi twemera ko abakristo nubwo iwacu bari tuvuyemo tugumana kuri roho. Hari kiliziya ikiri mu rugendo aribo twebwe, hari na kiliziya iri muri purigatori igana Imana. Izo kiliziya zombi rero tubana mu buryo bwo kwemera. Kizito Imana imwakire mu bayo, abamarayika n'abatagatifu bamwakire, maze ibyishimo byose arasigaje kubona ayobora iruhande rwa Yesu na Bikira Mariya. Murakoze kandi mwese Imana ibahumuje. Hanyuma rero natwe ubwacu dusigaye tugomba kwibaza ngo se iherezo ryacu ni irihe? Iherezo rya Kizito ni iri ngiri, kuba tumushagaye abakristu, umuryango, abasaseredoti, abihaye Imana. Njyewe ndabona n'abamarayika bahari, ndabona ijuru ryose rihari. Iherezo rye ni iri, ryawe ni irihe? Dutangire dutegura iherezo ryacu. Imana ibahumuje. barakoze abanyamuryango bakanyuze tugiye gukurikizaho inshuti ze z'abajyanye batambuka cyangwa guhagararira batambuka kugira ijambo bavuga. Ngomba kuba aramusoye, ngomba kuba ntanafashe inote neza muri kasinari. Twisubiza kuzwi Kizito rero yari umuntu ukunda gufasha abantu, bakaba hari organizasiyo y'abaseminari ariko biga muri Polonye. Rero hari mesaje bari bambaye ko twasaba, hari mesaje bari batanze bifuza kumushinga banashinga mama Kizito kandi wacu. Bavandimwe, ndagira ngo ntangire ku magambo muri igitabo cy'umuhanuzi Yobu cya Yobu agira ati, dore wajyaga uhanura benshi ugahumuriza abari bagiye kudohoka. Inama zawe zakomeje abendaga kwiheba, abacitse intege ukabarema umutima. Kizito Mihigo umubyeyi wacu, ukaba umuvandimwe wacu icyarimwe, turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri, cyane cyane igikorwa cy'urukundo wadukoreraga, wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe ikiyengenge. Kizito wagaburiye abashonji, igahorera igwite, ubwicishe bugufi ndetse n'ubwiyoroshye. Hari ubwo Kizito yari mu masengesho yo gushima Imana iminsi 9, yabajije abari bahari, umwe mu bari bahari aramubaza ati, icyo wakwifuza ko ngusabira? Undi aramubwira ati, nsabira nzabikora kuko ndi seminari. Kizito aramubwira ati, manzi kuba umuntu ukurikiza gusa kuba umukristo, ubone gusaba kuba padiri kugira ngo uzafashe abantu. Rero Kizito yari umuntu
umanza dutoza kugira umuntu yo kuza kw'abakirisitu n'ibibera twakurikizaho amahanga yacu. Kizito Mihigo rero ntabwo umuntu yabona ijambo amuvugamo, ariko Kizito Mihigo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'imbabazi mu bantu no kubabarirana. Ndagira ngo nsoreze ku magambo ya Kizito bwari ku munsi wa 4 w'amasengesho yo gushima Imana, avuga ati: nzakwagurira amarembo y'umutima wanjye, nzagura n'urukundo ngufitiye, nzakwegurira ibitekerezo, nzaguha n'inganzo yanjye. Grande wacu urahirwa wabatujyaniye Kizito Mihigo. Kizito Mihigo nyagasani akwiye iteka. natwe rero umuryango w'abaririmbyi cyane cyane korali Nyina za Mariya Kizito twifatanyije ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu guhimbaza isabukuru ya korali yacu. Kizito tusezeyeho bwa nyuma twishimye kandi dukurikiza imbuto nziza yaturaze, ariyo urukundo ngo ruzaturage. Amwe mu magambo yakunze kutubwira yaravuze ati: muzajya muba muri batatu mujye muvuga urukundo ndetse n'ubumwe. Icyo rero nicyo cyifuzo ajyanye, kandi natwe umuryango w'abaririmbyi tuzakomeza kumukunda, kumushyigikira ndetse no gusubira mu bihangano byiwe adusigiye byuje ubuhanga. Mu magambo rero ubwo duherukana bwa nyuma yagiye adukundisha Imana. Turabyibuka neza twari abavandimwe bageze muri babiri, aratubwira ati: murabona sigaye nk'iyi indirimbo nyinshi nziza, ariko icyo twifuza ni uko izo ndirimbo zajya zinjira mu mutima wanyu. Rero yifuzaga ko indirimbo twaziririmba ariko zikajya mu mutima wacu. Rero twarabimwemereye, tuzakomeza kuzirikana urwo rukundo n'ubuhanga biri mu ndirimbo ze. Turababaye ariko turanihangaye, tuzi ko natwe umunsi wacu uzagera, cyane cyane twebwe abari mu muryango w'abaririmbyi turifuza ko gusenga kwacu kwajya koko kugendana n'amagambo tuvuga mu ndirimbo. Ni ubutumwa bundi yadusigiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2019. Nyagasani rero amahirwe ridashira, amwiye iteka, aruhukire mu mahoro. Kizito Mihigo dushimira by'umwihariko abasaseredoti baje kugira ngo duture Imana isengesho rikuru ry'Ukarisiya turiturira nyakwigendera Kizito Mihigo. Kugira ngo nshimire by'umwihariko Padiri Gushyingura Kizito, Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis Remera, ko yaduturiye igitambo cy'Ukarisiya. Agira ngo mushimire mbikuye ku mutima ntaguke kugira ngo murebe. Turamushimira n'umugisha nziza yatugejeje. Padiri akaba ari umunyamabanga mu biro bya Papa mu Rwanda muri Nonsiyatire. Nagira ngo ahaguruke tumusuhuze nawe. Tukaba tumushimira kuko uko mubizi Kizito Mihigo yari inshuti ya Nonsiyatire. Muzi ko no muri iyi minsi ishize yari yaratuye indirimbo Papa Francois. Turabatumishimira rero ko ibiro bya Papa mu Rwanda byahabaye. Nkashimira Padiri Musenyeri Andre Habimana, tukaba tumushimira nawe nagira ngo tumushimire kuba yabanye natwe. Shimira
padiri wo muri diyoseze avukamo, akaba ari padiri mukuru wa katedrali ya Gikongoro. Nagira ngo abo tumushimire bikuye ku mutima. Nagira ngo nsabe abasaseredoti bose bahaguruke baje kwifatanya natwe mu kwerekeza nyakwigendera Kizito Mihigo. Bahaguruke baturutse hirya no hino, hari abo muri diyoseze ya Kigali, mu madiyoseze hirya no hino mu Rwanda, n'abahaguruke tubashimiye. Murakoze. Turashimira abihayimana, nagira ngo nsabe abihayimana aho bicaye n'abahaguruke nabo tubasuhuze, kandi turashimire ababikira, abafurere, kugira ngo bahaguruke aho bicaye nabo tubashimire. Namwe mwese rero murakoze, turabashimira. Dushimira korali tubashije ubutumwa igitambo cy'ukarisitiya, turabishimira tubikora ku mutima. Kugira ngo rero kurangiza umuryango sabe padiri utuye igitambo cy'ukarisitiya cyangwa se ko ndakugira adukomeze hamwe gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera Kizito Mihigo. Murakoze rero mwese, Imana ibahumurije. Ukwemera dufite ko turamusezeraho tuzi aho agiye mu biganza by'Imana, agiye hafi ya Kristo. N'umuhango dukomeza n'icyizere, kuko twizera ko natwe tuzongera kumubona tugasangira nawe umutsindo w'izuka rya Nyagasani. Twiyingane rero ukwemera Imana yacu, kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu Kizito. Dusabe Imana izamuzura afite imbaraga, imukire mu mubare w'abatowe, izamugire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira ubufatire n'umwenda we wose, maze atenderezwe ibyishimo bidashira. Brava
mwitegure mukiriho mutazacibwa. Uza